Reka dukomeze n'inkuru yacu yitwa ubuzima bw'imvange. Iyi ni episode ya 4. Njye kandi mukomeje kubana nitwa Wusi. Dukomereze kwa muganga. Mama yarangije gusenga aratuza amera nk'udafite ikibazo, ndetse atangira kuririmba akaririmbo ko gushimira Imana, ari nako aho umwana akabere. Hashize akanya gato wa muganga wamukuye hanze muri jaride yarinjiye ari kumwe na wa muganga wamuhaye ibyo kurya, bafite impapuro mu ntoki. Mama yatunguwe no kubabona maze baramusuhuza, bamubaza uko umwana ameze. Ababwira ko arimo koroherwa ndetse banamusezereye, ariko akaba yabuze inyishyu ngo atahe. Ba muganga bamubwiye ko ikibazo cye cyakemutse ndetse ko buri kimwe cyose cyishyuwe. Mama yagize ngahari yumvishe nabi, arongera basubirishamo, n'ubundi barongera amubwira nk'ibyo bamubwiye mbere. Ariko n'ubundi yahise abyemera, yahise abaka izo mpapuro, arebye asanga koko byose byamaze kwishyurwa. Niko kubabaza ati, ninde wankoreye ibi ngibi? Nuhe mugira neza wamfashije ngo nanjye mushimire? Uwo muganga w'umunyarwanda yamubwiye ko wamwishyuriye ari mugenzi we bari kumwe, akaba ari wa muganga w'inzobere, ari nawe wamufashije kugira ngo umwana wavurwe vuba. Mama amarangamutima yaramurenze, maze ahita arira, ari nako asanganira uwo muganga amuhobera, ari nako amushimagiza cyane agira ati, nukuri urakoze, Imana iguha umugisha, watabaye ubuzima bw'umwana wanjye, none dore unyishyuriye n'ibitaro. Sinzi uburyo nagushimiramo, ariko iyo mu ijuru ibyumve kandi kugirire neza mu byo ukora byose. Ibyo bimaze kuba, mama bamuhaye n'utwenda tw'umwana n'ibindi bikoresho byo kwifashisha, maze bamusezeraho baragenda, asigara yishimye anashimira Imana mu magambo ye agira ati, urakoze Nyagasani, wankoreye byinshi bitandukanye, ariko ibyo unkoreye aka kanya ni ukuri birandenze. Uhabwe icyubahiro ubu n'iteka ryose. Ngiye gutaha, ubane nanjye no mu rugendo ndi bukore uyu munsi wose. Ubwo yahise atangira gushyira utuntu ku murongo nk'uwitegura gutaha. Tugarutse mu rugo naho hari hashize igihe gito amashuri atangiye, bisa nkaho abana bose bari bahugiye mu byo kwiga. Birumvikana ko urugo papa arurimo wenyine, ari n'akashyashyana mu turimo twinshi dutandukanye, kugira ngo abana nibava kwiga baticwa n'inzara, ariko kandi umutima utari hamwe, anatekereza ku mugore we n'akana kabo. Muri ako kanya yatangiye kumva ijwi ry'umwana uri kuririra hirya kure, maze yikangamo, akomeza gutega ugutwi, ari nako ijwi rikomeza kwiyongera nk'aho riri kuza rimusanga. Yatangiye kwiyumvamo ko ibyo ari byo byose uwo ari umwana we. Yahise areka ibyo yakoraga, maze ahita agana ku irembo ngo arebe uwo ari we. Kugerayo atungwa no kubona umuntu witwikiriye umutaka, ariko atagaragara mu maso, gusa n'ubundi umwana yari ari kumuririra mu mugongo. Papa yakomeje guhagarara aho ngaho, umugore nawe akomeza kuza amusanga. Amugezeho atungwa no gusanga ari umugore we mwiza cyane, ndetse ahetse n'akana kabo. Nta kindi yamubajije, yahise amubaza ati, umwana wanjye ameze ate? Ese baramuvuye ikirenge cye cyasubiye mu mwanya wayo? Umugore yaramurebye maze aramubwira ngo, ndananiwe cyane, nakoze urugendo rutari rutoya, reka tubanze tujye mu rugo, iby'umwana byo urabimenya nyuma. Baragiye bicara mu nzu. Papa wari ufite amatsiko yo kureba uko akaguru k'umwana kameze, byari byamunaniye gutuza atarakabona. Ubwo mama yahise amwururutsa mu mugongo, maze papa atungwa no gusanga umwana akaguru ke hariho igisima. Yarikanze cyane, niko kubaza umugore we ati, mada, ntibishoboka, umwana baramuvuye se? Amafaranga yo kumuvuza se wayakuye he? Ahubwo se wari ubayeho ute? Nukuri umbabarire, ntabwo nakubaye hafi, naragutereranye gusa, ariko nanjye hano mu rugo ntabwo nari norohewe.
Mama nawe yabuze aho ahera amusubiza ku bibazo byose yari amaze kumubaza, ariko nawe amubwira uko urugendo rwe rwagenze kuva wa munsi bavuye aho mu rugo kugeza agarutse ako kanya. Papa yarumiwe nyuma yo kubyumva, abura icyo avuga n'icyo arenzaho, gusa aramubwira ngo uri intwari kandi uzahora uri intwari kuba warabashije kuvuza uyu mwana nta mafaranga ufite. Ni ukuri uri umugore w'agatangaza kandi uri uw'igikundiro. Kubw'ibyo rero uyu mwana agomba kwitwa Igiraneza Samweli, kandi muhaye umugisha wanjye ibyo azakora byose bizagende nk'uko abyifuza. Ubuzima bwarakomeje muri uyu muryango, ari nako bakomeza kwita kuri uyu mwana. Buri kwezi bamujyanaga kwa muganga ngo barebe uko ukuguru kwe kumeze, maze bakanamuhindurira igisima bagashyiraho ikindi. Umunsi umwe bagombaga kumujyana kwa muganga ngo n'ubundi bamukurireho igisima, gusa kubera cya kibazo cy'ubukene babonye nta mafaranga bafite yo gutanga n'ay'urugendo, nuko papa yigira inama yo kukikuriraho. Yari umwanzuro utoroshye gusa ariko nta yandi mahitamo yari ahari, yagombaga kubikora. Ubwo yafashe icyuma agishyira mu ziko aragicanira kiba umutuku, maze abonye cyashyushye niko gufata Samweli agatangira gukeba cya gisima kimuriho buhoro buhoro kugeza cyose agikuyeho. Aba arengera y'uwo munsi gutyo. Iminsi yakomeje kwisunika kugeza aho Samweli atangiye kwiga kugenda. Mu by'ukuri ikirenge cyari kirimo gisubira mu mwanya wacyo, gusa ntabwo bari bakimushyiraho igisima, ahubwo yari afite urukweto yambaraga rwamufashaga mu kugenda ndetse rufasha no kugorora ikirenge neza. Samweli yakomeje gukura ndetse ababyeyi bagatangazwa n'ubwenge afite n'amagambo avuga ku myaka ye, aho yigeze gutangaza abantu ababwira ngo amagambo bavugaga ari mu nda yose yarayumvaga, ndetse ababwira amwe muri ayo magambo kuko basanganiye. Barumirwa cyane. Hashize imyaka 5 Samweli yari yarakuze ndetse atacyambara rwa rukweto abasha kugenda neza, utapfa kumenya ko yavukanye ikibazo. Ubwo kandi mama nawe yari yarabyaye abandi bana 2 inyuma ye. Aha umuryango wari waramaze kwaguka, warabaye munini. Nk'uko abana bose bakura bakora iby'abana, nawe yakundaga gukina iby'abana cyane, ari nakagenda avumbura n'utundi dukino twinshi tutari dusanzwe mu bandi bana. Ubwo kandi ku ruhande rwa wa mukobwa nawe yari yararangije kwiga ndetse yarabonye n'akazi k'ubwarimu. Mbese ubuzima ntago bwari bugikomeye cyane nka mbere. Samweli nawe igihe cyarageze atangira ishuri, gusa ku munsi we wa mbere ntago wamubereye mwiza, kuko ubwo yari ari ku ishuri abandi bana baramunyuzuye cyane biranamubabaza, ariko nk'umwana wari ufite ubwenge yashatse ikintu cyatuma abo bana bamutinya cyane ndetse bakanamwubaha. Nuko ahagarara hagati yabo bose maze arivuga agira ati, ndagira ngo mbibwire mbere yuko ibindi byose bikomeza. Njyewe nitwa Igiraneza Samweli, mfite mushiki wanjye w'umwarimu witwa Benita. Umuntu uzansuzugura cyangwa akambwira nabi, mushiki wanjye azamuhana bikomeye. Mfite bakuru banjye bose ni abasore kandi bagira amahane. Nihagira unkoraho cyangwa akandeba nabi azaba ari mu byago. Papa wanjye we ni umunyamahane cyane, n'ijwi rye ubwaryo ukiryumva uhita wikanga ndetse ukanahahamuka. Ubwo rero mwumva icyo mugomba gukora. Mama wanjye we azira umuntu wanshotora ashaka kunyiyenzaho. Rero nimba mushaka ko tubana neza, ngira ngo mwumvishe ibyo mugomba gukurikiza. Abana bakimara kumva amagambo barikanze cyane, bose bahita bacisha make batangira kumwubaha banamutinya cyane, ntawashoboraga kumubwira nabi cyangwa se ngo amwiyenzeho. Mu ishuri Samweli yabaga ari umuhanga cyane ku buryo n'abarimu batangiye kujya bamwibazaho, ari nako abafasha kwigisha bagenzi be abasobanurira, mbese abisanzuraho cyane, kugeza aho abanyeshuri bose batangiye kumukunda.
Benita nawe nk'umukobwa wari ufite akazi keza, birumvikana ko nawe yasaga neza. Abasore batangiye kumubenguka, ari nako buri wese yifuza kuba yakundana nawe. Gusa ariko ntibyari byoroshye kuba wamufatisha. Ariko ubwo yari akiri mu ishuri, hari uwo bahuye ndetse imitima yabo iza guhuza, barakundana kugeza aho uwo musore yifuje ko Benita amubera umufasha. Niko byaje kugenda, aramwemerera, bakora n'ubukwe bw'igitangaza, babana nk'umugore n'umugabo. Benita bamushyingira gutyo. Samuel wahuzaga cyane na Benita byaramugoye cyane kuba mu rugo adahari. Yahise ajya kwibanira na Benita aho yashakiye, ndetse anakomezayo n'amashuri. Aha Samuel yari asigaje imyaka 2 ngo asoze primaire. Nk'ibisanzwe n'ubundi naho yagezeyo akomeza kuyobora n'ubwenge bwinshi. Nta munyeshuri n'umwe yashakaga ko yamuza imbere. Aho kwa Benita yahagiriye umugisha mwinshi cyane mu bigendanye n'ubuzima bwe. Muri w'indani yari yifitemo impano nyinshi zitandukanye. Byabaga bigoye kumubona yicaye ntacyo ari gukora. Iyo yabaga atari gusoma ibitabo, yabaga aririmba indirimbo, dore ko yanabikundaga cyane. Samuel ageze mu mwaka wa nyuma w'amashuri abanza, Benita yamubwiye ko agomba kwiga cyane ashyizeho umwete, akazatsinda kugira ngo azagire ubuzima bwiza, kandi ko kugira amanota meza bizatuma ajya kwiga mu kigo. Kumva ayo magambo byatumye yumva bikunze cyane, maze abaza Benita ati, ese kwiga muri segonderi mu kigo ntabwo bihenze? Benita yabanje kwibaza ku kibazo amubajije, niko kumusubiza ngo yego birahenze, ariko ibyo ntibyakubuza kwiga ngo nuko bihenze. Samuel amaze kumva ayo magambo yabitekerejeho, maze ahita yinjira mu nzu, ajya mu cyumba yicara ku buriri, niko kubitekerezaho anivugisha. Kwiga segonderi ni ibintu bihenze, kandi mu rugo biragoye ko ubwo bushobozi babubona. None ko ngomba kuyiga, ndakora iki kugira ngo nzige nta mvune zibayeho mu muryango wanjye? Reka ngushimire wowe wafashe umwanya wawe ukantega amatwi. Nizere ko tukiri kumwe no mu yindi nkuru itaha. Njye mwari kumwe, nitwa Ubusibusi. Imana ibane nawe.